So guys bihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Ino nakabari umwami w'umwana official, of course nge nkabandi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys, murabizi nkuko bisanzwe buri munsi mba ngomba kuza nkabatama akantu k'ubwenge gatandukanye na kandi uyu munsi tugiye kurebera hamwe abahanzi batandatu bagize uruhare mu kuba hari abandi bahanzi bafite izina bungu barimo barishisha kandi bafite izina riremereye. Harimo nka The Ben, Bruce Melody, Riderman ndetse n'abandi tugiye kurebera hamwe. Ariko mu bahanzi b'imbere turahasanga umuhanzi nyarwanda wagize uruhare mu bwamamare bw'abandi bahanzi. Mu bahanzi b'imbere turahasanga Bruce Melody. Uzumva abanyarwanda kenshi bavuga ngo ugira neza ukayisanga imbere, ubanza ariyo ntendero cyangwa se ariyo mpamvu yo kugira neza ku bantu bamwe na bamwe, cyangwa se ikaba impamvu yo kugira neza cyane ku muntu nyine, ku muntu uzi ko nawe wigeze kuyigirira cyangwa se ku muntu wayigiriwe. Yes, kabivuge gutyo. Umuhanzi rero mpuzamahanga w'umunyanigeriya witwa Davido Adeleke wamamaye ku izina rya Davido, n'ukunda gukoresha ijambo, ni ijambo yurigenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda, ni ijambo rifite ubusobanuro mu rurimi rw'ikinyarwanda rivuga yuko akunda gukoresha ijambo avuga ngo dutere imbere kugira ngo dufashe abandi. Uyu mukobwa niryo jambo akunze gukoresha cyane. Dutere imbere kugira ngo dufashe abandi bro. Iri ni ijambo Davido akunda gukoresha. Iri jambo rero nkaho ridahagije, abanyarwanda nabo bagiye biyongerera amayabo, ugasanga bakoresha nk'amagambo bavuga ngo akebo kagiye wamugarura, ikibo ngo ukugiriye mu kiba nawe nicyo umugereramo, n'indi migani myinshi iganisha ku kuba iyo ugize neza nawe uba uzagirirwa neza, cyangwa se waragiriwe neza. Uba ugomba rero kugira neza ku bandi bantu mu gihe nawe hari abakugiriye neza. So mu bahanzi umuhanzi uri mu bagezweho cyane ahangaha muri iyi minsi, Kevin Kade yatangaje yuko Christopher ari umwe ari we wamwishyura indirimbo ye ya mbere. Indirimbo bwa mbere Kevin Kade yakoze yayishyiriwe n'umuhanzi witwa Christopher, simubizi. Abasomye Bible rero cyane bakubwira yuko iyo utanze ukoresheje akaboko k'iburyo ak'ibumoso katabimenya. Niyo mpamvu ngira ngo Christopher nawe rero yabikoresheje ku buryo atashatse ko bijya mu itangazamakuru cyangwa se yuko bimenyekana. Umuhanzi Christopher yavuze yuko ibintu byakorewe nk'inyuma y'amarido, bityo bitari bikwiye kujya hanze, kubera ko Kevin Kade amaze kubivuga kandi Christopher ntabwo yabyifuzaga. Yavuze yuko bitari ngombwa ko byajya hanze. Cyakora hari ababikunda gutangaza cyangwa abakunda kubishyira hanze kugira ngo bibere abandi urugero, nabo babashe kuba bafasha abandi. So rero niyo mpamvu natwe ariyo ntandaro twahereho tuvuga tuti niba Kevin Kade yaratangaje ko Christopher yamwishyuriye indirimbo bwa mbere, Christopher niyemeranya na Kevin Kade bitewe nuko nyine ibyo yamukoreye yabishyize mu ruhame ko yamufashije. Christopher ntabwo byamushimishije, and then iyo niyo mpamvu nanjye mereho mvuga ni kanze mbanze mbahereze ikaze. Ku mwanya wa mbere turahasanga igitangaza Bruce Melody, n'umuhanzi witwa Etahe wacu Bruce wamamaye ku izina rya Bruce Melody. Wa mugani wa wundi. Bruce Melody rero navuga ko ari umwe mu bahanzi bakunze kwita izina ry'igitangaza. Urugendo rwe rwamubereye ibitangaza pe, reka mbivuge gutyo, kubera yuko rwamubereye ibitangaza, kubera yuko kuva mu mwaka wa 2012 ubuzima ntabwo bwari bworoshye, ariko hari abamufashije b'abahanzi
bagiye batandukanye, ariyo mpamvu nawe yagize uruhare mu gufasha abandi. Bruce Melody rero wafashije abahanzi agashinga inzu yiwe akayita Igitangaza. Nawe rero hari abamufashije kuko bwa mbere yafashijwe n'inzu ifasha abahanzi bagiye batandukanye barimo nka Super Level, harimo izindi label zagiye zimufasha Cloud 8 Entertainment ndetse n'izindi. Mu mwaka wa 2020 nibwo yashinze company ifasha abandi bahanzi ayita Ibitangaza Music. Iyi nzu rero yahise ayisinyishamo abahanzi barimo nk'uwo twakita nka Juno Cyezegeza avuye kwiga amashuri yisumbuye, ndetse na Kenny Solo wari urimo agorwa no gukora music ku ruhande rwe, arimo agorwa n'uburyo ki yakora ibintu ari wenyine. Urumva yuko ntago ari ibintu byari byoroshye uko byagenda uko ariko kose, byari bigoye cyane. Aba bahanzi Bruce Melody yababereye itara ku buryo ku buryo nyine navuye ko ngo aho bagendaga bakora cyangwa se aho bakomanga kugeza na n'ubu ngubu, aho bagiye bakoze ibiganza byabo biturutse kuba Bruce Melody abafashije, babakiriza yombi cyane ko ari naho ubuzima bwabo bwahindukiye. Juno Kizigenza rero wari urimo atangira music yiwe yakoze indirimbo nka Formula, ni indirimbo yakunzwe cyane, Nazubaye, Nightmare, so n'izindi nyinshi yagiye akora munazizi, ntago ari ngombwa ko twirwa tuzisubiramo. Ni indirimbo rero navuga uyu muhanzi zamugize munini pe, zaramwaguye. Juno Kizigenza. Kenny Solo rero wari umaze iminsi nawe avuye mu itsinda rya Yemba Voice, yari amaze igihe akora indirimbo zirimo Babiri, Njye Nawe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye yagiye akora. Ariko akimara gutangazwa nk'umuhanzi urimo gukorana na Bruce Melody, namwe murabizi ibintu biba bigomba kuhita bihinduka, Bruce Melody rero yahise akorana indirimbo na Kenny Solo, indirimbo yanakunzwe cyane, indirimbo yiswe Ikinyafu, Gafaya, Umurego n'izindi nyinshi yakozeho zikahita zikundwa. Icyo gihe n'indirimbo yasohoye akiri mu Bitangaza. Navuga ko nyuma y'izi ndirimbo icyo akora ikintu cyose yatangiye kujya akoraho, cyangwa se icyo akoraho, ikintu cyose agenda akoraho cyose cyabaga zahabu, dore yuko indirimbo zose yakoze nyuma yuko atandukanye na Bruce Melody, bite nuko Bruce Melody navuga ko ari wamuhaye indirimbo. Yakoze indirimbo nka Hustle, Say My Name na Forget Jory ndetse n'izindi yakoze zamubereye indirimbo z'umugisha cyane, indirimbo zamugize munini. Usibye aba bahanzi rero barimo Bruce Melody bafashije ku buryo bweruye, hari n'abandi yagiye yafashije nka Element. Bruce Melody rero yumubajije impamvu akunda gufasha abahanzi be bagenzi be, akubwira yuko nawe kubageza hageze byaramworoheye bitewe n'abandi bahanzi bagiye bamufasha. Bruce Melody nikakubwira uti njye nanafashijwe hahandi nafashijwe n'aba producer kugira ngo ngere no kuri radio njye kuba nagaragaza nk'ibintu byanjye. Bruce Melody atangira ubuzima rero ntago byari byoroshye, kuko niyo yashakaga itike yo kujya kuri radio kenshi yategerwaga n'abahanzi n'abaproducer nka producer Piano cyangwa se Fazzo, ukunda kwita The Big Fazzo. Muramuzi bamwe mu producer baremereye cyane ahangaha mu Rwanda. Bruce Melody rero aza kwisonga mu bahanzi nyarwanda bafasha cyangwa se bafashije bagenzi babo. Kenny Solo na Juno Kizigenza navuga ko ni abanyeshuri ba Bruce Melody. Ku mwanya wa kabiri turasanga twakita Gatsinzi Emery uzwi ku izina rya Riderman. Gatsinzi Emery cyangwa se Igisumizi, umuraperi ufatwa nk'uw'ibihe byose. Uyu muniga afatwa nk'umuraperi w'ibihe byose mu bahanzi bagikora cyangwa se mu baraperi bagikora ahangaha mu Rwanda. Uyu mugabo rero ni bake navuga ko ubundi uyu mugabo navuga ko ni bake, navuga ko uyu mugabo ari bake banganya ibigwi cyangwa se ari bake
ibyo yakoze benshi biragoye kubona ko hari ibyo nabo bakoze. Kuva mu mwaka wa 2006 akora music wo mu njyana y'umujinya izwi nka hip hop. Riderman Riderman ugiye kubara uruhare cyangwa se uruhare cyangwa se urwego mu muziki we yagezeho cyangwa se ibyo yakoze mu muziki wabibara ukazageza n'ejo, kuko ni gake wakumva nk'umuraperi nka Riderman cyangwa se undi muhanzi utazi ubufasha bwa Riderman. Reka mbivuge gutyo, biragoye kubona koko kandi umuhanzi ubutazi ubufasha bwa Riderman, haba mu gukorana mu indirimbo cyangwa se mu kuba we yabafasha. Riderman yo mu 2012 nibwo yashinze label y'ibisumiza ahita asinyisha abahanzi bahanzi bagiye batandukanye bari bagezweho icyo gihe, cyangwa se abahanzi bari bakunzwe cyane muri icyo gihe, barimo nka Ama-G The Black, Queen Cha ndetse na Social Mula, ndetse n'abandi batumye igisumizi cyangwa se abandi batumye izina nk'igisumizi ritumbagira cyane kugeza n'ubu ngubu. Navuga yuko murabyibuka icyo gihe ubwo nibwo bakoraga za fata nyine bakoze indirimbo nyinshi pe. Riderman yakoze indirimbo nyinshi muri icyo gihe. Navuga yuko rero Riderman ni umwe mu bahanzi bagize uruhare mu gufasha abandi bahanzi. Iyi label rero yabayeho kuva mu 2012 kugeza mu mpera za 2014, ikaba yari ifite studio yayo yakoraga mu producer witwa T Brown. Nyuma yaho ntago yongeye gukora, iyi label yongeye gukora ejo bundi nibwo yongeye kugaruka ku murongo. Usibye yuko abo bahanzi yasinyishije kuva muri 2020, iyo Riderman yagiye navuga ko nk'iyo Riderman yajyaga nk'ahantu cyese yajyaga nko ku rubyiniro, biragoye yuko utamusanga ari kumwe n'uwo twakita Karigombe nawe wanasoje kwiga amashuri yiwe ku Nyundo amashuri y'umuziki. Yes. Riderman reka tube tumucomotseho gake twirebe kuri Uncle Austin ubundi yitwa Austin Lowano, izina menya rigande. Umunyamukuru rero akaba n'umuhanzi wamamaye ku izina rya Uncle Austin, arazwi cyane ahangaha mu myidagaduro. Austin kuva 2006 kugeza n'ubu ngubu ari muri za Tuff Gang, ari mumwe mu bahanzi bagiye bafasha, yagiye afasha ba Prince, yagiye afasha ba Victor Rukotana n'abandi benshi. Uyu mugabo rero ukorera kuri radio yitwa Kiss FM, yaciye kuri nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse n'imwe navuga ko ni umwe mu bahanzi bagize uruhare mu iterambere ry'abahanzi nyarwanda. Uyu muniga byo nanjye bwanjye ndabyiyiziye pe, ntago ari ibingibi ndimo mbabwira. Uyu muniga yagize uruhare rufatike mu iterambere ry'abahanzi. By'umwihariko ariko Uncle Austin yafashije abahanzi barimo nka Bruce Melody niwe twaherewe, ariko yafashijwe na Uncle Austin. Ndetse Bruce Melody navuga yuko Uncle Austin yafashije na nyakwigendera Eva Bravan, ni wo wamuzamuye. Usibye aba bahanzi yagiye afasha Uncle Austin abinyujije muri The Management yaje guhinduka, yafashije abahanzi barimo nka Victor Rukotana ndetse na Linda Montez. Kugeza n'ubu navuga ko Linda Montez ari we bakiri kumwe. Yes, kugeza ubu Linda Montez niwe bakirimo gukorana. Ariko muri 2017 nibwo Uncle Austin yasinyishije Victor Rukotana, bahita banakorana indirimbo Mama Sita yakunzwe cyane y'uyu muhanzi. Yahise rero akorana n'indirimbo nka Sweet Love Promise ndetse n'izindi Victor Rukotana yakoze ubwo yarakiri muri label ya Uncle Austin. Icyakora aba bombi batandukanye mu mwaka wa 2019, bongera gusubirana mu mwaka wa 2022. Ntabwo rero bakorana indirimbo gusa, bagiye banakorana n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi rero ujya ucishamo akaririmba umuziki wo mu bwoko bwa gakondo, umwe mu bahanzi kugira, navuga ko umwe mu bahanzi umaze kugira izina rikomeye cyane. Icyakora nubwo rero navuga ko bamwe batajya babyemera, ariko buriya
Uncle Austin, kandi navuga yuko mu 2023 yasinyishije umuhanzikazi witwa Linda Montez bakorana indirimbo yitwa Slow Down. Icyakora navuga yuko ubu ngubu biri kuvuga yuko umubano utakiri mwiza cyane nk'uko mbere wari umeze, ariko buriya nyine Uncle Austin yubahwe, kandi ubwo nyine ndabisoje, ibindi byose mubyimenyere namwe. Mani reko mbere yo kugira ngo nsoze, reka nsoreze kuri Beni, bako Beni oya ndasoreza kuri King James, nsoreze kuri King James cyangwa nsoreze kuri Juno Kizigenza. Sinimaze kubabwira abahanzi batatu niba atari bane. Mani Uncle Austin nibagiwe kubabwira yuko ari nawe wazanye Marina binyuze muri cya kiganiro cya Kiss FM cyo kuzamura impano. Uncle Austin niwe wazanye Marina, niwe wazanye Marina, niwe wamuvumbuye, niwe wamwikoreye. Okay, reka twirebe kuri The Ben. So reka twivuge ati nyakwigendera Mbonimpa John, umubyeyi wa Mugisha Benjamin wamamaye ku izina rya The Ben, yigeze kuvuga yuko yise The Ben Mugisha, kandi akaba yarawubonye koko. Abagerageje kubana n'uyu muhanzi bakubwira yuko ari umugisha ku bandi, ndetse banakubwira yuko kubana nawe nabyo ubwabyo bizana umugisha. Kuba Mugisha rero abana nabyo no mu kazi ke ka buri munsi, ariko umuziki The Ben ugiye kureba cyangwa se ukareba abahanzi wibaze ko umuntu witwa The Ben ari wafashije mu buryo bukomeye cyane cyangwa se mu ibanga rikomeye cyane, ni wafashije Meddy anamuhuza n'umuhanzi witwa Lick Lick nyuma yo kumva impano ya Meddy yari afite. Ngo The Ben ni umuhanzi wa kera wumvishije impano y'umuhanzi Meddy aranamufasha, niyo mpamvu bakuze ari inshuti. Mu 2019 nibwo yatangaje yuko yasinyishije umuhanzi mushya The Ben. 2019 amakuru yaje kuza gucicikana, navuga ko ari umuhanzi wari wakoze indirimbo akabanga binyuze muri local label ni ya The Ben. Uyu muhanzi rero yaje neza kubera yuko yaraje yisanga cyane yuko atarakeneye gukomanga, kuko we imyidagaduro yajemo ari The Ben wari usanzwe yiyoboye. Urumva byahise bimworohera. Buriya Shafi yazanwe na The Ben, mwa bintu mwe ibyo bintu byose ntago mwari mubizi. Shafi rero yahise ahirwa n'urugendo rw'umuziki, aho yaje gukora indirimbo zigakundwa, ariko by'umwihariko indirimbo yitwa Bana niwe yo ijya komye cyane, indirimbo yakoranye na Chris Easy. Shafi ikunzwe cyane rero muri Bana yanyuze mu biganza bya The Ben. King James Ruhumuriza James, umuhanzi akaba n'umushoramari muri music nyarwanda, ni umwe mu bahanzi bafite izina rinini cyane, ndetse nawe yatangiye gufasha abandi bahanzi. King James rero navuga ko n'umwe mu bantu bari ku ruhembe mu bahanzi nyarwanda kuva mu mwaka wa 2009, ndetse byaramuhiriye cyane ko yanavanyemo ubuzima. Kuri ubu ngubu akaba afite urubuga rucuruza music cyangwa se rucuruza imiziki n'ibindi bihangano by'ubwenge yise Zana Talent. Muri uyu mwaka rero nibwo King James yatangiye gukorana n'umuhanzi mushya witwa Manique. King James yabigaragaje akorana n'uyu musore indirimbo yitwa Akayobe, nimwe mu ndirimbo navuga ko nimwe mu ndirimbo zaje zigakundwa cyane, haba ku ma TikTok, ku mbuga zigiye zitandukanye, ko n'indirimbo mbere y'ukwezi yahise yuzuza 1 miliyoni. Urumva ntago yabyoshye indirimbo yo navuga ko ari indirimbo yakunzwe cyane bitewe nuko King James yigizemo uruhare. Juno Kizigenza rero navuga yuko nawe yagize uruhare mu bastar, kubera yuko Juno Kizigenza yazanye umukobwa witwa Nimundu France Mundu.
Juno Kizigenza rero akimara gusinyisha umuntu twakita fans yahise amukorera indirimbo yise umutima, kugeza ubu ngubu bimaze kurebwa n'abagera ku bihumbi 400 ku rubuga rwa YouTube. Yes, nukuvuga ngo rero yamukoreye indirimbo yamukora muri studio zimwe mu studio zikomeye cyane ahangaha mu Rwanda, yumvamo umushinga w'indirimbo yihuriyemo uyu mukobwa yavuze yuko byibuze indirimbo yabihuriyemo